abantu ntibashaka kumva ijambo ry'Imana, ahubwo bashaka kumva ubuhanuzi. Manzi umenye ngo bari abahanuzi uri kumva, ibyo bahanura naho babyandika. Muri iyi minsi uri gusaba iki? Kibazo abantu bari gusaba amafaranga, kandi amafaranga hari aho aturuka. Amafaranga ava mu kazi, amafaranga ava mu bikorwa. Niki wakoze, niki waretse ubundi washingiraho wumva ko ukwiriye kubona amafaranga? Hari abantu Imana babwira Imana ngo Imana iduha amafaranga, Imana ikakwitegereza ikabona iguhaye amafaranga, nta muntu wazayanukirwaho. Niyo mpamvu abantu benshi batazi uburyo amasezerano y'Imana asohoramo, ahubwo bagenda bayatwaye mu mutwe gusa. Imana yavuze ko izangirira neza, Imana yavuze ko izakora igitangaza, abanzi banjye izabafata mbiri, izakubita ibigaragazo byose biri n'ibinyishinyitse hejuru izabimenagura. Turinda, waraturinze, warakoze kuturinda. Kuturinda, waraturinze, warakoze kuturinda. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, ndakinguje ikirere cyo mwiri sanzure, ndakinguje izi parcelle, ndakinguje ibi byicaro twicayemo, ndakinguje aha hantu inzu yitiriwe izina ryawe iri, ndakinguje imitima yose iri muri aya materaniro mu izina ryawe Yesu. Uru kuganire natwe, uru kuvugane natwe. Turagushimiye kubw'uburinzi bwawe, kandi warakoze kuturinda. Ntabwo tugishidikanya, ntabwo tugifite gushidikanya, ahubwo dufite guhamya ko waturinze, n'uyu munsi ari weho uturinze. Shirwa hejuru kandi uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya bari weho uwugenga, izina ryawe rishyirwe hejuru muri byose. Urakoze, amen, amen. Dukomere Imana amashyi. Imana ibampera umugisha. Nari mbakumbuye cyane, nari mbakumbuye rwose bikomeye. Kubatanze amazina, nitwa Prophet Ezechiel mfite umukiza. Ndashimye Imana kubabona, haleluya. Nukuri ubwo duherukana ku munsi nk'uyu twagiye mu giterane, reka abo twari kumwe muri cyo baze begere hano imbere hamwe nanjye. Abo twari turi kumwe muri cyo giterane bari hano. Aba nibo bashoboye kuduherekeza hamwe na The Pure. Imana ibahe umugisha, musubire kwicara. Nukuri twakoze umurimo utoroshye hariya hepfo, kandi ikimenyetso kwa gatatu mwarakibonye. Ndabararitse noneho ku cyumweru utaha, haleluya, ku cyumweru utaha, nyuma y'ibikorwa biteganyije kuri uwo munsi, muzaze dutanga umusanzu. Uwa mbere uzaba ari uw'ubumwe. Uw'iki yemwe? Uw'ubumwe. Iyo abantu bafite ubumwe ni ikimenyetso cy'umwuka wera. Iyo abantu bafite umwuka wera bayoborwa nawo. Iyo abantu bayobowe n'umwuka wera banezererwa Imana, Imana ikabishimira kandi ikabahereza iki? Umugisha. Nongeye gushima rero Imana ku bwanyu, yaba korari Soko y'umugisha, yaba korari Impanda za Yesu. Imana ibaha umugisha. Impanda za Yesu baririmbye ngo ubwo nari nicaye mu giti hehe, haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Ngo ubwo bari bicaye mu giti batazi icyerekezo, batazi aho bagana n'aho berekeza, Yesu niwe wababereye ikinzira muri ubwo butayu. Ariko isoko y'umugisha yaje kuririmba ngo Yesu azi ibyo agomba kugira ute, azi ibyo agomba kurangiza. Haleluya. Yesu azi ibintu agomba kurangiza, byemere cyangwa byange, Yesu azi ibintu agomba kurangiza. Nibishaka bwange kwira,
ushake bwire vuba, ariko Yesu azi ibintu agomba kurangiza. Hari indwara Yesu agomba kurangiza ku buzima bwawe. Hari ibigeragezo Yesu agomba kurangiza mu rugo rwawe. Hari ibigeragezo Yesu agomba kurangiza mu kazi kawe. Hari incamugongo Yesu agomba kuvanaho mu cyerekezo uri gucamo. Zirahari. Si ubusabe, ahubwo Yesu niwe uzizi izo agomba kugira ute kurangiza. Imana itugirire neza cyane. Buriya hari igihe abantu bajya bashima cyangwa bakanagaya, bibaho kubera ko isi tubamo ibamo ba rupyesi. Bande? Buriya abantu barapyeta, turi kumvikana, kandi mu bice byose. Mwarimu akigisha agapyeta no ku macake, ari mwarimu. Muri resitora bakakubwira ngo ipura ni 5 cyangwa ni 2. Vuga ati umuntu azaza akarura akarya agahaga ni 5 ni 2. Ariko barangiza isahani bakayipyeta, bakayituga hasi, bakayigira nk'ikiganza kugira ngo hatajyaho isosi nyinshi, bakaba barayipyese. Iyo abacuruzi barenze umufuka kugira ngo baze kugaragaza ko ibyo bacuruza bishyitse ari byiza cyane, bafata bikeya barobanuye bakabigaragaza hejuru, ati rwose reba iyi ni karite, iyi niyo nomero ya mbere. Ariko wajya kweguraho nko muri santimetero 10 cyangwa 20, ugasanga bagupirase, bagupyese. Mu by'ukuri niba muri resitora banga kuguha isosi, bakagarika isahani ngo ijya ubone ko iri kumene kubivemo, ni ikimenyetso ki? Bisobanura iki? Haleluya. Umuntu aguhaye umutwara ati akira nshyirira runaka, warangiza ati n'ubundi ntiyari bumpembereka n'ihembe, ugapyeta. N'abatarakijijwe gusa, Satani abategera impande n'impande. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntukoreho utava mu byasezeranijwe. Nturenge umurongo utagirana urubanza n'Imana. Haleluya. Umugabo bita Salomo, hara mu Migani 37 ku murongo waho wa 9, reka tuharebe tuhasome mu izina rya Yesu. Imigani 30. Imigani 30 umurongo waho wa 7 tugeze ku wa 9. Reka abahageze dusome mu izina rya Yesu. Nagusabye ibintu 2, ntubinyime umwanya nkiriho ibitagira umumaro, ibinyoma bimbe kure. Ntumbe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ndahaga nkaguhakana nti Uwiteka ni iki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ryawe. Reka twongere dusubiremo. Nagusabye ibintu 2, ntubinyime umwanya nkiriho. Nkuraho ibitagira umumaro, ibinyoma bibe kure yanjye. Ntume ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya bikwiriye, kugira ngo ndahaga nkahakana izina ryawe nti Uwiteka ni iki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ryanjye. Imana duhana umugisha. Yesu wacu nashimwe cyane. Buriya Imana iyo iguhaye umugisha, murimo kunyumva, nta nabi, nta muvumo, nta kintu kibi na kimwe igerekaho. Haleluya. Rero kese ibaho ni iyi, abantu ntago banyurwa. Iyo umuntu apyese isosi akora mu resitora, isosi kavuga ati mubahe ibiryo ariko isosi muyibime, bajye bakoresha gake kugira ngo itubuke. Agapyeta isosi, isahani akagenda akazitwika hasi, indi bikazamuka kugira ngo ibiryo bitajya mu iyo ndibato.
aba ari ugupyeta. Umuntu aragutumya kwizeye akwiringiye, uvanyeho umushahara wawe, icyo gihe uri igisambo, kuko urihaye ntiwahawe. Aleluya. Umunsi umwe umuntu yigeze kumpyeta. Aleluya. Umunsi umwe umuntu yigeze kumpyeta, dusezerana ibintu ku neza tunabyemeranwaho, noneho bigeze nyuma yisubiraho, kandi yisubiraho twagiranye amasezerano, ari n'ibintu bipimye. Yesu nashimwe cyane. Noneho nza kumwegera ndamubwira ati se biriya byashakaga gusobanura iki, cyangwa wahakoresheje abakozi baribeshya? Aleluya. Umwuka aramusura aravuga ati birakwiriye ko dukiranuka, uzashaka akanya tubiganireho nta kibazo. Aleluya. Maze kugendana none Satani aramusura. Haleluya. Ati ibyo byihorere ntacyo bitwaye, nta kibazo. Muri kunkurikirana neza. Bukeye mu gitondo, kese itari bufate byibuze na 50,000, yifuza kumpa na 5 biranga. Nanjye ndaceceka ndamubwira wabikoze ubishaka, reka tubisubizemo bundi bushya. Aleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani ni umujura, kandi strategy ze akoresha abajura n'ubundi. Ariko abajura buriya babamo ibice bibiri. Hari abajura hakaba n'ibisambo. Aleluya. Hari abajura hakaba n'iki? N'ibisambo. Umujura ni uwabigize umwuga, ariko igisambo buriya n'igariso cyayimanura ku mugozi ya 500 cyangwa y'igihumbi, ihenze ntiyarenza 5, kandi ugiye kuyigurisha ntibakurengereza turuwasa. Binaragoye kubona uyigura, kuko sinzi ko wahita uhura n'ufite size ingana uko ako kanya. Murumva imbaraga za Satani. Rero igisambo kiba soniteke ya 6, ariko umujura akora bije yo kwiba amamiliyari n'amamiliyoni. Aleluya. Ndagira ngo nkwibutse gusaba kandi usaba ibintu byiza. Ndagira ngo nkwibutse gusaba kandi usaba ibintu bishyitse. Aleluya. Salomo aravuga ati Mana, haleluya, nagusabye ibintu bibiri kandi nkiriho ntubinyimye. Ntuzambe ubukene nagayisha izina ryawe, kandi ntuzampe n'ubukire ntarengwa nka kwihakana. Aho uzampe ibyo kurya binkwiriye bizatuma nkuhesha iki? Icyubahiro. Aleluya. Ariko iyo ugiye kureba abantu muri iyi minsi, usanga Satani afite ibyo abazirikiyemo. Bamwe abazirikiye mu cyubahiro, abandi abazirikiye mu kwishyira hejuru, abandi abazirikiye mu mafaranga, abandi abazirikiye mu butunzi, abandi abazirikiye mu bigezweho, abandi abazirikiye mu itumanaho, abandi abazirikiye mu kazi, abandi abazirikiye mu bidahari, abandi abazirikiye mu kabari, abandi abazirikiye mu maroji, abandi abazirikiye mu ngendo zidafite umumaro. Satani ni umujura, yiba abantu mu mwuka akabajyana mu mubiri ngo abageze ikuzimu. Niyo mpamvu umukristo yatabaye maso ngo asenge, bucya mu gitondo yabaye gashema. Ati ngewe, iyo umuntu akubwira ngo ngewe, uzamenye ko atanahari. Mureke ubushake bw'Imana bukoreke, mureke ibyo Imana ishaka bari byo bitubaho, kuko ubushake bwa muntu n'ubwa mubiri nta kintu bwatumarira. Aleluya. Mana, ntuzampe ibyatuma ngayisha izina ryawe. Mana, ntuzampe ibyatuma nishyira hejuru. Mana, ntuzatume ibyatuma abantu babona ubwibone muri njye. Mana,
ntuzame ibyatuma abantu basebesha izina ryawe. Ati nkiriho uzampa ibintu bingahe? 2. Haleluya. Ntuzame ubukene, ntazambara ubusa nkatukisha izina ryawe. Ntuzame ubutindi, ntazabura aho kuryama nkagayisha izina ryawe. Ntuzame ubukene, ntazabura amafaranga bityo izina ryawe rigasuzugurika. Imana itugirire neza cyane. Burya ngo ukureze umwana niko akura, kandi n'icyo usabye Imana nikiguhereza. Abantu bataba mu mwuka bibera mu mubiri, bacumbika mu mubiri, ibintu byose babibara mu nyungu. Niyo mpamvu izo nyungu babonye batazishyikira bapyeta. Iyo bapyeta ntibikunde bahitamo kwiba. Iyo kwiba batabikunze bahitamo kwiyandarika bakanigurisha. Iyo bidakunze bacura inkota bakajya basebanya. Ibihe byabo bikaba ibyo guteranya abantu n'abandi. Ibihe byabo bikaba ibyo guteza ibibazo. Ibihe byabo bikaba ibyo kuvuga ibitavuzwe. Ibihe byabo bikaba ibyo gukora ibitakozwe, kubera ko batuye mu mubiri. Sinzi umukozi w'Imana niwe wavuze ngo abantu batagira akazi barakishakira bagakora k'amagambo. Ntashoboye guhinga ngo ajye guhinga, ntashoboye kuba umuyeda ajye kuyeda, ntiyashobora gusiga irangi ajye gusiga irangi, ntashoboye gucuruza ngo ajye kurema isoko, ntashoboye kujya kwigisha ngo yigishe, nta nubwo ashoboye no kwiga ngo ajye kwiga. Rero ako kanya ahita ashaka bagenzi be badafite akazi nabo, bagahita biremera akazi k'amagambo. Urabizi runaka afite igikweto gihengamye, ariko burya kiriya gitenge ni runaka nakimuhaye. Ejo bundi narindi hariya ku musozi, ndangije mbwira Imana ati Imana mpishurira imitima y'abantu turi kumwe. Bari abantu barakunyoteye cyangwa bararikiye ibindi. Haleluya. Imana iza kunyereka hari abantu baza mu rusengero kugira bababone ko bahageze. Imana inyereka hari abantu baza mu rusengero kugira ngo bagaragaze imbaraga zabo n'amazina yabo gusa. Igihe cyose bahore bari imbere, bahore bagaragaye, bahore ari bo bashobora gufata ibyemezo, batanga inama, basangiza ibitekerezo aho. Haleluya. Mbwira Imana ngo uzuce uwo mugozi. Haleluya. Ariko ubutumwa bugire gute? Bujya imbere. Aho kugira Ezekiel bikibazo, njyewe burya kanjye karangira, ariko umurimo w'Imana ukagira ute? Ugakorwa. Aho kugira mbi inzitizi, njyewe naba ngiye ku ruhande, ariko ubutumwa bwiza bukagira ute? Bukamamara. Haleluya. Muri iyi minsi uri gusaba iki? Kibazo abantu bari gusaba amafaranga, kandi amafaranga hari aho aturuka. Amafaranga ava mu kazi, amafaranga ava mu bikorwa. Niki wakoze? Niki waretse ubundi washingiraho wumva ko ukwiriye kubona amafaranga? Haleluya. Hari 2 wazanye ngo babe mu nzu y'Imana, hari 3 wazanye ngo baze kuramya Imana, hari 5 urimo kurarika ngo baze bavuga imbaraga z'Imana. Haleluya. Hari abantu bagenda mu cyizere ati Imana yaravuze, Imana yaravuze, bakagenda bikoreye amasezerano, kandi bameze nk'umubyeyi uhetse ingobyi, umwana we yaraheze hehe? Kera. Haleluya. Niyo mpamvu abantu benshi batazi uburyo amasezerano y'Imana asohoramo, ahubwo bagenda bayatwaye mu mutwe gusa. Imana yavuze ko izangirira neza, Imana yavuze ko izakora igitangaza, abanzi banjye izabafata mbiri, izakubita ibigaragazo byose biri n'ibinyishinyitse hejuru izabimenagura. Imana yavuganye nanjye ko nta kizanyishyira hejuru, izabikubita hasi muzabibona. Imana yaravuze, Imana yaravuze. Yarangiza akaririmba ukwezi kugashira, 2, 3
agatangira agacogora. Umwaka wajya kurangira ati wapi, uriya ntago ari umuhanuzi, ni gafefe w'umuhanuzi, ahantu bahanura ibintu bidasohora. Haleluya. Ati reka tujye kubaza Imana hariya. Ati hari umuntu uri kuvuga Imana ko kanya pa kikaba. Ati ka tujye kubaza Imana. Abantu ntibashaka kumva ijambo ry'Imana, ahubwo bashaka kumva ubuhanuzi. Manzi umenye ngo bari abahanuzi uri kumva, ibyo bahanura naho babyandika, ariko bahanuye mu gihe cyari gitegetswe, banditse n'ibyo bahanuye bamaze kubyandika. Natwe uyu munsi turabisoma. Salomo yaravuze ati sinakwiganyira sinakwiheba, birashoboka mwami wanjye, basi ntuzamubukire ntazakwibagirwa, ariko rero ntuzamubukene ntazagayisha izina ryanjye. Haleluya. Hari abantu Imana babwira Imana ngo Imana iduha amafaranga, Imana ikakwitegereza ikabona iguhaye amafaranga, nta muntu wazayanukirwaho. Nk'ayo yaguha ngo yaze yamara iki? Ntutanga, uri ingumya, umeze niki cy'Imana se buriya? Haleluya. Niba wumva ushaka amafaranga, tanga amafaranga. Niba wumva ushaka ubutunzi, gwa neza. Haleluya. Gwa neza. Imana yacu itugirire neza cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira, ujya undondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye, uzi inzira zanjye zose. Haleluya. Hari abantu rero bazi ubwenge mw'abantu, akagenda akicara mu mutima we, agategura ikinyoma akagisiga amavuta, yarangiza akagiha intebe, yarangiza agatekereza ko yemeje abantu, ariko akirengagiza ko Imana ibizi ibyo byose, uko yaryamye, uko yariye, uko yiriwe, uko yakarabye, uko yisize, uko ari kugambirira, uko azakora, nuko bizagenda. Imana iri mu ijuru ibyo byose igize gute? Ibizi. Aha hantu murahumvishije? Igize gute? Ibizi. Muri kunyumva? Igize gute? Ibizi. Wowe ukagira ngo wemeje abantu kandi wiyemeje. Wowe ukagira ngo wemeje Imana kandi wowe ubwawe wiyemeje. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo inama ngo umuntu yigira niye ku giti cye, ngo ariko igisubizo kiva ku Uwiteka Imana. Mwabyumvishije? Inama umuntu yigira niye nyine, yavuye muri we, yavuye mu mutima we, ariko igisubizo, haleluya, kiva ku Uwiteka Imana. Mbabarire wongere wige gusaba, wige gusaba neza, kandi nujya gusaba wikwitindaho. Sabira abandi, sabira abarwayi bari kwa muganga, sabira abaturanyi muturanye, sabira itorero, sabira abanyamasengesho, sabira abaririmbyi muririmbana, sabira abakristo, sabira abashaka kubivamo, sabira abari mu magereza, sabira abafite imanza, sabira igihugu ndetse n'ibibi bigikorerwamo, sabira n'ibihugu by'abaturanyi, usabire n'isi yose muri rusange. Uko niko gusaba, uko niko gusenga. Kandi muri Matayo 7:7 haravuga ngo nimusaba muzahabwa, nimushaka muzabona, kandi nimukomanga muzakingurirwa. Haleluya. Niba umubyeyi atakwima umwana we umugati, biswi ya 200 cyangwa y'igihumbi,
ubu uzi ko Imana iri mu ijuru yakwima igisubizo ufite urimo kubaza ukeneye cyo guteza imbere izina ryayo, cyatuma abantu bayishima, cyatuma abantu bayinezererwa. Haleluya. Garura ibyiringiro byawe ku Mana. Muririmbyi yaririmbye ngo nta mahoro nabonye, nazengurutse mu isi hose nshaka amahoro ndayabura, ariko nsanze ari Yesu yafite, kuko ari we mwami w'iki w'ijuru, ari we mwami wa byose. Ndagira ngo nkubwire ko abantu badakennye ibyo batekereza nk'ubutunzi n'iterambere, ahubwo abantu bakennye ijambo ry'Imana. Buri umuntu afite ijambo ry'Imana, umuntu yizeye ijambo ry'Imana, umuntu yiringiye ijambo ry'Imana, yakena iki? Yabura iki? Haleluya. Ko ufite Imana bafite byose. Haleluya. Ahubwo dore ibyago abantu bahura nabyo: kwiyemera, kwirata, kwirarira, kwiringaniza nabo mutareshya. Ibyo byo babyita kwisumbukuruza. Juste urumva Imana niza kugushaka mu cyiciro cyawe ntabwo izahagusanga. Imana niza kugusura hahandi muhurira muganiriza, asanga wagiye kwisumbukuruza. Nuko imigisha igenda izenguruka ku bantu, ugasanga ikibazo wari ufite mu mwaka ushije nicyo ufite no muri uyu, nicyo ufite no mu buzaza, nicyo ufite no muzakurikira. Ubuzima bwawe bukabubwo, ukibaza kuba mu isi yawe wenyine, ahubwo Satani aguhiga amasaha ku yandi, nawe ubwawe ntiwimenye. Akaba ariyo mpamvu akugeza hehe? Hasi. Ugasigara uganya, byacitse, byanze, byananiranye, byabuze gica, nta cyerekezo. Kubera iki? Wabaye nk'intama idafite umushumba, wabaye nk'intama idafite umuyobozi. Yesu yaravuze ngo ni nge mwungeri w'ukuri, kandi umwungeri w'ukuri apfira intama ze. Niba ufite umushumba utakuzi, utazi wawe, utazi ko warwaye, utazi ko wapfushije, utazi ko umaze amezi 2 udaterana, uwo mushumba ntawe uhari, warazimiza. Ariko Dawidi ajya mu mwuka. Haleluya. Umvira ijambo. Dawidi ajya mu mwuka, arangije araririmba ngo ajya dusura n'ijwi rituje, akatubwira ati muhumure bana banjye. Haleluya. Muhumure abanyamasengesho, muhumure. Ibyifuzo byanyu ute? Ndabizi, kandi niteguye no kugira ute? No kubisubiza. Haleluya. Niteguye no kugira ute? No kubisubiza. Buriya nta byifuzo ufite Imana itazi. Haleluya. Nta byifuzo ufite bihambaye Imana itarangiza. Nta rugamba ufite Imana itatsinda. Haleluya. Ndashaka kuvuga kimwe ku maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ni meza, niyatwozaho ubwo bugoryi bwose, niyatwozaho urwo rubanza rw'ibyaha, niyatuvana mu isayo y'ibibi, niyatuvana mu myumvire mike, niyatuzamura mu iterambere, niyatugezaho Imana idushaka. Haleluya. Reka nkubwira, abantu banezezwa no kugucira imanza ndetse bakagushyingura uri muzima, bakakuvuga uko bashaka, ariko burya humura. Sikumvishije ko inama umuntu yigira ariye mu mutima we si? Ibyo ni ibyabo, weho byigutaho umwanya. Bareke bihorere, baveho. Kora ibyiza, kora ibyo ugomba gukora, bikore ku gihe, maze witurize. Haleluya. Bazatekereza ko batsinzwe, basanga aribo bitsinze. Bazibwira ko wamwaye, basanga ukomeye. Bazatekereza ko warembye, kuko bari bazi ko bakugushije hasi, basanga uri kuramya Imana. Hazabaho kuramya Imana gusa, hazabaho kuramya Imana gusa. Ibizima n'abera, abakijijwe n'abatoranyijwe, hazabaho kuramya Imana gusa. Haleluya.
buriya umurozi iyo akuroza aba ari kuvuga ati uburozi bwanjye ni mu masaha 12 aba yagize gute, aba yarangiye. Ariko yatazi kugenda n'isengesho, muri kunkurikirana, iyo atazi kugenda n'isengesho aravuga ati yewe mutambuke mugere kwa runaka murebe ngo bimeze gute. Bimeze gute siko runaka ari muzima, ari kugenda, ari gukora, nta satani, nta bitotsi yabuze, nta nibuye ryamukomerekeje, ameze bo, you are okay. Ahita apfa mu mutima. Niho uzumva bavuga ati runaka uriya ni umurozi nikasha, kubera iki? Barakuroze barananirwa, barakuvuze ntibyaguca intege, barakugushije ntiwagwa, bakugabyeho ibitero ntibyagira icyo bigutwara, bakwirukanzeho urakomera, bakuvuze uko utari ntacyo byagutwaye, batangiye gukereya infraction. Haleluya, Yesu wacu nashimwe cyane. Mukomere, mwikomeze, mwongere ibihe byo gusenga. Yesu ari hano ngo aduhe umugisha, Yesu ari hano ngo adutabare, Yesu ari hano ngo atugirire neza, kandi Yesu ari hano ngo aturengere. Ndagira ngo dusenge Imana. Ese ni ibiki byari bikunanije wowe? Nugusaba nabi se wari umaze iminsi uri gusaba, hindura isengesho. Niyo wasengaga ureba hejuru, noneho senga ureba muri iki cyerekezo. Hindura usengere no kwa uriya musozi, hindura wiyirize n'ubusa, hindura ufate n'ibihe, hindura mwigire na 2 cyangwa 3, hindura noneho, haleluya, mwigire n'10. Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo nitwegera Imana nayo izatwegera. Satani nawe azaduhunga, ariko ngo nitumwegera nawe azatwegera. Mana itugirire neza cyane. Umaze iminsi ufite ibintu bikwegereza Satani mu buryo utazi. Icyambere umwuka yahishuye nuko amagambo. Hari abantu baza bakubwira barunaka, sinzi burya babaye abarobanuzi ryari, bafite impano z'uburondozi bazihawe nande. Yesu yaravuze ngo niwe mucamanza w'ukuri. Urancira urubanza uko nambaye aka gasuruwari kanjye, harakujyungurira, ujyungurira amazi, ujyungurira isabuni, ujya ufata umwanya ukanterera ipasi wowe. Haleluya. Uratinda ku musatsi wanjye uzaho niyogosheshereza cyangwa uzi ibirungo nshyiramo. Warebye ibyawe, wavunwe n'ibyawe, ibyanjye ubitindaho nkande. Warebye umuhamagaro wawe n'Imana. Abantu barimo baragushwa n'ubusa ngo dore uko areba, ko ari uko navutse, urabimpora koko? Dore uko areshya nuko nyine, nukugira ngo ubone kugira neza kwayo, batazagira ngo irabeshya. Burariga abantu bajya bagira ngo irabeshya, ayabona aratashya, atahanya agafuka k'umuceri n'akakawunga, kajya arabyinira ku makoma. Rwose ni ngewe ukomeye muri karitsiye, nta wundi watahana igare rihetse cyangwa akamoto. Igare si ijana rwose, cya 200 hari utaritegamwa. Moto irenze 500 hari utayitega. None ugende washyize amabuno hejuru ngo ni weho ukazi. Hakazi Imana yagushoboje ibyo. Ugende wikoreye umudugudu ku mutwe, ahubwo shimira Imana. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana uwakubatuye, shima Imana uwe rudahemuka. Nari kure nta byiringiro namba nari mfite, n'amasezerano y'ibizaza, nari kure y'Imana. Ariko ubu
ntigijwe hafi n'amaraso ye, ubu sinkigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Haleluya. Buriya abantu bakiri kure, urimo kunyumva, ahita areba ngo yambaye iki, yisiza yahe mavuta, akora iki, ati biriya nanjye nabikora nta kibazo. Ntaga telefone yaguze kariya sireka po, ngewe nagura n'akarenze kariya. Bene abantu nk'abo banariba, bene abantu nk'abo ngabo banariba. Vuga tuzamenyere password yiwe cyangwa uzamenyere pin yiwe, uzamenyere hayirambika hajya bundi gikapu cye muri biriya ni ikihe, cyangwa ntigiva no mu ntoki. Batangira kuneka, batangira kumenya amakuru, yabajije agaciro kayo, yabajije ahigurirwa, atangiye kumenya password. Ejo izanyerera rimwe pa, ati wa muntu dusengana, wa muntu twari kumwe, wa muntu twagendanaga, uzi ko yantwariye telefone. Mani tugirire neza cyane. Ariko abantu bamaze kumenya Yesu niyo baririmbye ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, hatumanera de. Aho Yesu yishyuye nta deni rihasigara, aho Yesu yishyuye nta mwenda ubamo, aho Yesu yishyuye nta kintu na kimwe gisigara kibazwa. Aho ngaho Imana tugirire neza cyane. Aho Yesu yagize gute yemwe? Aho Yesu yagize gute? Nawe Yesu akwishyurire mu ruhande rwawe, nawe Yesu akwishyurire mu cyerekezo wari uhagazemo. Reka duce bugufi dushima Imana. Birashoboka ko wari uri gusaba nabi muri iyi minsi, birashoboka ko wari uri gusenga ugasenga nabi muri iyi minsi, birashoboka ko no mu byicaro wari wicaye wabonaga intebe wicayemo rwose iri kukugerageza. Haguruka ku maguru yawe yombi, haguruka ku maguru yawe yombi, tubwire Imana iduha imbaraga. Niyo ifite imbaraga rwose zihagije, niyo ishobora kutwishyurira ikatwishyurira, kandi twishyuriye ntiyazaducyurira ejo, ntiyazaducunaguza mu kanya, ntiyazabitwibutsa mu gihe kizaza, kuko yo yishyuye iba yishyuye. Mana data wa twese uri mwiza, imitima yose ingana gukira hagurutse ngo ihabwe imbabazi n'imbaraga nawe. Uri umukozi w'umuhanga, utubabarire amafuti n'imigo yose watubonyeho. Nukuri ibyaha nibyo byaturanze, kandi nibyo byadutandukanyije nawe, byatujyanye kure yawe. Nuko bamwe tuva mu muhamagaro, abandi tuva aho wari udukeneye. Ariko turagarutse uyu mwanya, turagarutse uyu munsi duciye bugufi ngo twezwe nawe, tubabarirwe nawe. Ni mu izina ryawe Yesu urakoze, amen.